ariko ibintu navuze buri abanyabwenge bashobora kuba barabyumvishije sibyo ngiye nabaye orientation kuba Theo bose babireba ari kurira ko akeneye ubufasha byaragaragaraga ko abukeneye ariko uburyo yarabukeneyemo siyo nzira nyayo none se nari kwanga kumutabariza ninjye utazi ko gutabara umuntu bigenda sinaguhaye ubamya kuko 2018 nari mpfuye abantu bakamfasha ngajya kwivuza donc tugafashanya ngakira ubuse mba ndiho tuganira yambwiye yuko amafaranga akenewe ari menshi ahubwo oya menshi sumo bari icyo nicyo kosa rya mbere hari umuntu agwira ngo amafaranga akenewe nimeshwe bure ko menshi nangaye nabwira abantu ati nagiye mu bitari Kanombe cyangwa kuri Faisal bambwira ko kugira ngo bantereremo impyiko umugore nabonye umudona kandi kugira ngo bateremo impyiko biransaba miliyoni reka tuvuge 10 rwose ntimugahamagaza abantu negativity nta muntu ujya witabira induru mbi mujye muvuga ngo turatabariza Theo yabuze miliyoni 10 ngo batere umugore wimo impyiko nubishyiraho ndakubwira uzajya kwira amafaranga bayabonye yego hari nushobora kuyaterura ari umwe akayamuha kabwatirikanya gushya ariko ibyo mutangiye kuba ngo itorero ntacyo rimaze ngo abashumba ntabwo bamwitayo ubwo se nibwo buryo bwo kuduhamagara kuza mu kigare abantu bazi ntabwo bajya bamenya gutandukanya icyo bitukuri n'amaranga mutima yego ni ibintu bibiri bitandukanye abantu bose evonjya ngunda kubibwira abantu benshi bakanga kunyakira ariko bagera muri iyo ishu akaba ariho batangira inzu iri kubakwa ndagaruka ku kibazo cya Theo bose babireba nabandi mujye muha ibintu umurongo rimwe batazajya babita bateka mutwe cyangwa se mugakora ibintu bikaza kugaragara ko ari ibyiki ari ibintu biri scam kandi atari scam umuntu ararwaye urukumva ariko uburyo mwanyujijemo inzira yo kumufasha nibwakunze kansubire kuri icyo gitekerezo cyanjye uraza kumva logique irimo niba wenda n'urugero Evode yicaje Robert kuri kamera akeneye gufashwa kuki ujya guteranya Evode na Robert ujya gufata 500 ukabyohereza Evode ubizi ko ikintu cyitwa ifaranga ryabaye ifaranga washatse Robert ukeneye ubufasha ukabumuha icyo nicyo washatse Robert ukeneye ubufasha utiri uteranya Robert nande na Evode impamvu wenda nyeka kuri Theo bose babira byabaye kese nuko haje mishuvuga ngo ni umugore niki n'umugabo ariko ni nawe mpamvu niseguye ku bantu sibyo ariko icyo navugaga ni iki nerekanaga point y'umuntu ukeneye support mu mugore ati bose babira ese akeneye gufashwa iki wasabiriza amafaranga gusa amafaranga ari kumwera se yasabye tureke none umva kandi kabagaho warazaga mu gitondo uri kumva akakubwira ati wambapfunguriye wampaye ariko ukabona ko ibintu ari gukora nyuma wasoza ugasanga yasinze yaraye mu ndaya uyu muntu waraye mu ndaya agarutse mu gitondo avuga ati aho nkura amafaranga ngize gutenda hazi uzi ikintu arakora arangiriza ba wundi ukwiriye guhabwa by'ukuri ko hari abandi hari umutipe yajyaga afata sparadara sinzi niba uri kubyibuka yafataga sparadara akajya hano mu nyama bakibaga hano haruguru kwa kundi babaga inyama agafata iyo mwijima igifite amaraso kirasorasa agahita afata sparadara agafuka hano zino sparadara zo kwa muganga noneho yarangiza ikamera nk'inyama yahurudutse kandi imbere ari muzima bro tarega narashize yazamuraho Kote subiza kuzamata subiza ugakura mu isakoshi wiruka ugahita ugira gute umuhereza abantu rero ntagashaka kumva ko mubwa kwizo nyama ari inyama yaguze hano haruguru yashyizo sparadara bo niba bishaka bashaka kuba yamuha kuzageza hari gihe ukeshora kuba profit cyangwa ikagira risk hari umuntu ushobora kucaka avuga ati Theo ako bamufashije umuntu uzwi ni ku rwego rw'igihugu yafashijwe buri wese akabitekereza buri wese agatekereza gutya akavuga ati Theo abapasiteri byonyine baranga abapasiteri byonyine ari ibyo buri wese yamukubita miliyoni buriya yakize urumva atarenganye wajya kure ugasanga Theo nta kintu yabonye nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye
n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye n'ibyacu bikomeye cyane kubugarutse kubana natwe mwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira ko wahisemo iyi channel. Ndi kumwe na Prince Robert kuri kamera. Nishimiye ko nyakubana nawe. Nanjye nabyishimiye. Meze neza. Ndamahoro ndashima Imana. Ndashima Imana. Turashima Imana. None zo gusinya uhumeka. Ihumeka ushima Imana. Wenda nayihumeka. N'Imana urayihumeka se? Uyihumeka gute rero? Nyihumeka gute? Uyihumeka mu mwuka? Uyihumeka mu mwuka? Ndayumva mu birenge, ndayumva mu mutwe, ndi kuyumva ahantu hose. No ku birenge byose? Okay. Roba nabonye hari ikiganiro duherutse gukora. Tuvuga kuri ya Theogene. Bose babireba ari gutabariza umugore we. Abavuga guti ukeneye ubufasha ni umugore wa Theo. Ni ukeneye ubufasha. Nabonye abantu batarabyakiriye kimwe. Wabonye ko abatarabyakiriye basabye imbabazi kugira ngo nibura mbashe ko kubana nabo. Wabasabye imbabazi? Wakoze amakosa? Iyo umuntu atumva ibyawe. Sibyo? Kandi ushaka ko mugumana. Umusaba imbabazi. Nasubwo ubu naka tekinike kanakora no mu rugo. Ubu musabye imbabazi cyane urwego. Uyu ugira ngo ubane nawe ube ku rwego rwe. Ako ga tekinike gakora no mu rugo. Bro kugira ngo urwane n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ngo nuko ibintu mutari kubyumva kimwe. Usaba imbabazi? Usaba imbabazi. Kamwihora mukagendana. Kuko uzi impamvu ugomba kumusaba imbabazi. Icyo gihe akifite iyo koreri n'umujinya ataramenya realite yawe. Yaguhemukira. Turi kuvuga nk'abana mu rugo. Sibyo? Nabandi rero kubera ko baba bazamenya ukuri nyuma. Mugomba kugendana noneho yazamenya ukuri kukamubatura. Akakugarukira ati nyamara burya nyamara uri mukuri. Ariko ibintu navuze buri abanyabwenge bashobora kuba barabyumvishije. Sibyo ngiye nabaye orientation. Kubatewe bose babireba ari kurira ko akeneye ubufasha. Byaragaragaraga ko abukeneye. Ariko uburyo yarabukeneyemo siyo nzira nyayo. Rero iyo uvuze gutyo ngo umuntu akeneye ubufasha ngo siyo nzira nyayo naga abantu uko kuvunika bumva inzira nyayo nago bashaka kukumva. Ni ikibazo kiba kiri. None se nari kwanga kumutabariza ninjye utazi ko gutabara umuntu bigenda. Sinaguhaye ubamya kuko 2018 nari mpfuye abantu bakamfasha ngajya kwivuza donc tugafashanya ngakira. Ubuse mba ndiho. None we ntabwo ushaka ko umugore ato Oya ntago nshaka ko umugore wate wadafashwa mu mpamvu zuko hari uburyo bwo gutekeza gufashwa butanyuze mu nzira nyayo. Ariko iyo umuntu anyuze mu nzira nziza arafashwa. None se reka nkwe nk'uryo rwafi Evo. Mama Eliane ndakeye kumuziranye nanjye n'inshuti yanjye uyu ba Belgique. Evangeliste Eliane. Yaraje aravuga ati ngewe mfite umwana urwaye. Nyeneye ko mumfira gute mumfata amaboko. Nyeneye amafaranga ngana guke. Umubare uyu n'uyu. Si yayabonye. Umwana ntiyakize. Yarakize rwose. Bebe ntiyakize ntago ujye umubona. Abana aryoshye. Ameze neza. Rero nikira navugaga nuko abantu batabashaka kugishikira bumva igikenewe. Nose no buje gusaba imbabazi? Uje gusaba imbabazi? Ni ikigano cyo kubasa imbabazi sinakirangije tse. Ubu turakomezanyije. Anyway, nabonye Rutayisire nawe ku bintu bya Theogene bose babireba nawe hari ikintu yabivuzeho. Yavuze ku iyo version. Reka tukina amajwi ye abantu babyumve noneho. Okay. Ni ikigano kiri kuri 3D TV Rwanda. Ariko si wamuhamagara undi Theo kari inshuti yanjye. Oya we komeza. Kadusobanurira. Umuganira yakubwiye ngo tuganira yambwiye yuko amafaranga akenewe ari menshi ahubwo oya menshi si umubare. Icyo niyo kosa rya mbere. Hari umuntu agwira ngo amafaranga akenewe n'imishwe bure ko menshi nangaye. Nabwira abantu ati nagiye mu bitari Kanombe cyangwa kuri Faisal. Bambwira ko kugira ngo bantereremo impyiko umugore nabonye umudona kandi kugira ngo bateremo impyiko biransaba miliyoni reka tuvuge 10. Icyo gihe nahita mubwira ni miliyoni 10 shaka abantu 100 urese atange buri muntu aguha ibihumbi 100 miliyoni 10 urabuzibonye kandi abantu 100 kubabona hano muri Kigali yego ni nko gukanda buto.
cyane cyane nk'umuntu ngaho nashaka abantu 100 aduhamagara tubwira ati mu bantu 100 nagushyizemo numva ushobora kubona ibihumbi 100 yego niyo ntabona 100 wenda nabona 50 ariko nkashaka kundi umpa 50 ariko icyo gikorwa kigakorwa rero hari abantu bahugira muri negative gusa ngo abantu ntacyo bakora ngo abantu ntacyo bafashije ntabwo ari gutyo umuntu ahamagara abantu rwose ntimugahamagaza abantu negativity nta muntu ujya witabira induru mbi mujye muvuga ngo turatabariza Theo yabuze miliyoni 10 ngo batere umugore wimo imshyiko nubishyiraho ndakubwira ubuzajya kwira amafaranga bayabonye yego hari nushobora kuyaterura ari umwe akayamuha kabwatirikanya gushya ariko ibyo mutangiye kuba ngo itorero ntacyo rimaze ngo abashumba ntabwo bamwitayo ubwo se nibwo buryo bwo kuduhamagara mwe mucurika ibintu okereka nkutume yego ni mugende noneho mumukorera ubuvugizi ubuvugizi turimo turabikora no mu gihe utanga nimero oya mumubaze yego mumubaze muti Theo ukeneye amafaranga angahe haryo kujya umuntu akarira murabuza jewe ni umuntu atangiye kundira nawe bagendo baje uko umuntu asaba ngaho natesere mubwire ko ari daimoni ko ari satani wabanje kumubwira ngo yenge ko uko basaba none se nabibona ko ari gusabiriza ni ikidupfa rega ni ikidupfa abantu batumva reality sibyo ari gusaba kubera ko akeneye ubufasha kandi ko karabukeneye ariko namenye strategy uri kumva nasabye muri negativity sibyo urajuye n'abanyamakuru muragane ngo ariko ngo ahantu ngo ndikubona hashobora kuvamo twungucenge ni munujije ngo mutekereze iyi case nk'ubu n'urugero si abureminzwe leta siyo yaherewe bari kubureminga tuza gusanga leta yarashyizeho uburyo bwo gufasha abaturage bayo kuri dialyse kuri mituweli aho si faili ya mbere ni haje hagatukwa Apotre Mignone n'abandi ba Masasu n'abandi nabo muri ngo nta kintu bamufashije the second one bageze imbere faili kwa Apotre Mignone ari we muntu wa mbere wagize gute wamuhamagaye ahubwo ngo yarazwe ikibazo cyarangiye urumva Theo bose babiri atari kwangiza uburyo yagafashijwe kandi guhari wavuga ikiganiro ubahaye reality wowe mumanze mwuze nubwo turi mu isi isaba gutekereza mwabyanze ariko ni mwuze ariko wa mugani hano Pastor Rutayisire atanze umurongo mwiza ndeba ko kandi byabari bitaniye namwe navugaga ukeneye gufashwa Theo naze avuga ngo umugore wanjye kugira ngo akire irira hakeneye amafaranga ya naye yes naho menshi si umubare menshi se nangaye menshi nangaye aha reka nkwe nk'urugero rwafi nk'ikiganiro nakoze abacyumvisha uko byagenze ejo bakoze ikiganiro ujye kunzahuke sibyo ba mama Asiya yavuze ati mu bantu bose usibye abona agiye numva bamamagana bamvugisha nta wigeze atera intambwe ngo aze hano ansure mama Asiya yumvisha ikiganiro uri kumva nakoze afata fondasiyo ye sibyo n'abantu babana ku rubuga uri kumva bavuga ati mureke tujye gushyira gutabara Theo bose babireba barahaguruka bajya kwa Theo bose babireba barasenga kabiri baramusura bamuha amafaranga n'umugore Theo bose babireba ari kubireba sibyo ngiki gikorwa kizima kabiri nanyure muri uyu murongo none Dr Rutayisire muhaye arebe ko adafashwa azabwe hano baba ati dore hakenewe amafaranga ya nayo nibyo nababwiraga abantu bakumva abantu baziteranye no kuvuga ngo ndashaka amafaranga tujyana kuri dialyse ko hari abandi nawe wakiyejo mundi atanga ubuhamya mu family yewe akubwira yu mukuru w'umugore wa Theo bose akubwira ati ngewe murumuna wanjye wenda wamazeho amezi 9 ngiye nyimazeho imyaka 4 sibyo natera intambwe uri kumva namara gutera intambwe avuga ati ngewe kwa muganga bansabye amafaranga angana gutya na gutya sibyo yego naho kuza mu kigaro abantu bazi ntago bajya bamenya gutandukanya icyo bitukuri n'amaranga mutima yego ni ibintu bibiri bitandukanye abantu bose evonjya ngunda kubibwira abantu benshi bakanga kunyakira ariko bagera muri iyo ishu akaba aribo batangira kuza njya nanga urugero ku mwana w'umukobwa urambagizwa cyangwa se n'umusore urambagizwa amaranga mutima akamutwara akirengagiza reality yego sibyo noneho yagera munuza muri reality agatangira kurira wowe uri umusore ukeneye umukobwa abantu baza kunyumva neza akantu uri kuvuga ukeneye umukobwa uri kumva ugufasha kuko umugore ari umufasha
hanyuma uraje ushatse umukobwa ukora serivisi sibyo uri kumva nushatse umukobwa uri professionnel kandi wowe umupro sibyo nushatse umukobwa uri talentike nkuko wowe uri talentike sibyo serivisi yatangaga irarangiye hanyuma ngo uyu mugore nagwa akimfasha aragufasha iki si nk'ibyo se aragufasha iki serivisi yakoraga yagize gute yarangiye mukanya nutangira kurira ngo numva ngo namushatse ngo urebye wamushatse wigeze utekereza ubwo nikijanye n'ubukungu uyu munsi gushaka umugore hari base zisingirwaho Evo yego abahisengesho ugasenga Imana ikamuguha umugore ugukwiriye buriya hari akantu naje kuvumbura urabona ko na pastor bajyaga batubwira mu rusengero ngo umugore wawe ngo Imana ngo ibe yamucreatinze ngo utarabona urusongo akakura ngo akaba ari hariya no naje gusanga atari byo wewe urugo rumeze nk'uko inzu yubakwa inzu iri kubakwa ndagaruka ku kibazo cyatewe bose babireba nabandi mujye mu ibintu umurongo rimwe batazajya babita bateka mutwe cyangwa se mugakora ibintu bikaza kugaragara ko ari ibyiki ari ibintu biri scam kandi atari scam umuntu ararwaye urukumva ariko uburyo mwanyujijemo inzira yo kumufasha nibwakunze kansubira kuri icyo gitekerezo cyanjye uraza kumva logique irimo kugira ngo inzu yubakwe ibe ihagaze hari ibintu bigera muri 6 n'abantu 6 baba bafite fonction kuri iyo nzu hagomba kubanza nyiri kibanza sibyo nyiri kibanza nindi ushinzwe umuryango ni Imana hakaza uri kumva umushushanyi w'inzu ari we mugabo uzashushanya akavuga ati inzu yanjye shaka kubaka cyangwa urugo rwanjye shaka kubaka ruzaba rumeze gute gutya a bizaba bimeze gutya na gutya b bizaba bimeze gutya na gutya c bizaba bimeze gutya na gutya f bizaba bimeze gutya na gutya uyu muntu ushushanya ikintu bita urugo niwe mushushanyi w'urugo hakaza icyo bita engineer uri kumva ari uzashyira mu bikorwa ibyo wagize gute ibyo washushanyije none mushushanyi yashushanyije nabi azanye engineer ngo niyubake ibintu sibyo nese engineer arabyubaka ati umudamu uramuzanye ngo aze mu buzima bwawe gushyira mu bikorwa ibyo washushanyije uko urugo rwawe ruzaba rumeze usanze nta n'ikintu wigeze ushushanya donc uko urugo ruzaba rumeze ntiwigeze ubishushanya atangiye kubishushanya ari umudamu uri kumurenganya kangaruka kuri to bose babireba sibyo akeneye support ariko uyu munsi natayinyuza mu buryo bwiza n'ubundi support azabona mbisubiremo izongera ingane nuko azashira amezi 3 akongera akagira gute akagaruka ati byanze siwumvishe nuza uno mu docteur kunavuze avuze ijambo ryiza aramubwira ati ibyo muri gukora byuvuze izimwe mubiretse sibyo ni blaming abanyamadini ngo nitwafashe te bose babireba turamufasha iki tuza akeneye iki hanyuma ikiganiro nari nakoze cyo cyerekanaga igikenewe urumva ataje yunganira iryanjye ngaho ni mu mutuke ngaho hari umwana ejo nakoze ikiganiro wumva ukuntu dufite societe kandi ngo abani b'abanyamakuru bejo hazaza nibo bazasimbura abarore uri kumva nawe unyumvira kanze nkumvisha abanyamakuru bazasimbura abarore sibyo ari igihe twicara uri kumva tukareba ukareka koko wamugana kuki twisanze ahantu sibyo kugiraho uri inturi uri umugome uri umwicanyi uri umugambanyi uri umurozi uri umuzimu uri umudayimoni amazina yose mabi ndayakwisi uyu muntu ngo ni musaza wumvisha abanyamakuru bejo hazaza dufite uri umurozi uri inturi uri umugambanyi uri umwicanyi uri ingegera uri kumva sibyo uri dayimoni uri satani ariko wasanga afite ukuri ko yona nta wamenye wasanga afite ukuri nyine nanone se ndamuhakanije nibo ukuri ko abanyamakuru kwejo hazaza kankoresha iyo terime yawe nguko ukuri ko abanyamakuru bejo hazaza wasanga ariko abyumva yego ariko reka tugaruke kuri iki kintu Pastor Rutayisire yavuze gena ikintu reka nyumve kabiri mpamvu ngiye kucyumva kabiri ni iki yego nubwo ibi bintu byo gutabara abantu bikorwa ariko hari abantu babikoramo busikamo exactly cyane rwose abantu bakarya amafaranga y'abantu yes ikibazo gishobora kuba cyari kihari
nyine mu gusikaminga buririra ku kibazo gihari cyane. Ntekereza ko ari nayo mpamvu Rutayisire ashobora kuba yicaye akavuga ati ariko abantu kuki bavuga ngo amafaranga ni menshi. Yego. Ni menshi ariko se nta mubare ni menshi atagira umubare. Atagira umubare. Kuko rega burya n'ibihumbi 100 ni menshi. Ni menshi burya nayo. Oya n'ibihumbi 50 ni menshi. Nayo ni menshi. Yesu iyo umuntu yamaye abaye menshi. Kandi miliyoni 100 nayo ni menshi. Na miliyari ni menshi. Ariko ayo menshi agomba kugira umubare. Yego. Kabiri, epreve yayo nayaye. Sibyo. Asa ni muganga wabikofaminze muganga yakwandikira kubwira ko akeneye amafaranga menshi. Nta muntu abantu batwumve neza. Nta muntu uhamya ko umuvanimwe adakeneye iki ubufasha. Arabukeneye pe. Cyane ndetse. Sibyo. Bunihutirwa ni no mpamvu twicara kuri kamera tukamuvugira nabwo n'ubufasha. Sibyo? Ariko nanone ubufasha bunyuze mu yenzira. Kwa mugani nuzu kwicara kuri kamera ugatangira ku blaminga abantu. Yego. Ko batagufashije. Ko batagufashije. Kandi hari umuntu mu mutima ubizi ko yagufashije. Sa mugani ni strategy nziza yo gusaba. Cyangwa uraza uvuga ikibazo abantu bagira icyo bakora. Yego. Wenda nazo uvuga uti dore wenda mwaramfashije ariko ubufasha ntago bwakemuye ikibazo. Hakeneye ubundi bufasha. Ariko nanone ngaruke. Ngaruke bura tujye dukomurusyo dukome n'ingasi. Niyo capacité ya Theo bose babireba. Akeneye nyine abantu nka ba Dr Rutayisire bamuha orientation noneho nziza. Kuko nanone nituze gusaba capacité memoriale ya nuza ya Theo bose babireba ngo tugereranye na akiya Dr Rutayisire. Ari Rutayisire byabayeho yavuga nk'uku yavuze kuko ni umuntu intellectuel, sibyo? Theo yavuze uko agize gute ashoboye. Ahubwo twebwe turi kubona igikwiriye. Natwe mureke tuvuga uko ibintu byagakwiye kugira gute kugenda. Bitazanagira n'ingaruka nyuma ugasanga undi muntu uzaza abuza ubufasha biturutse kuki kubyabanje. Ntekereza ko n'ubundi akenshi ari mpamvu usanga abantu ibintu byo gufasha abantu bagenda babireka. Yego. Suko abantu batafashaga, abantu barafashaga. Yego. Ariko bakaza gusanga abantu baratuburirwa. Yes. Ariko ikese yo gufasha abantu ku social media yacitse itese. Nabakoraga content zo gufasha bakabireka kugira ngo byagenze gute. Habagamo ubusikamo. Ariko hari ikiganiro nahoze numva kare umunyamakuru umwe nahoze numva barimo bavuga ati umuntu runaka ko tuzi ko watabaje nga aragize ngo yakoze impanuka kandi n'umugore yarageze mu bitaro akamubura. Ubwo izo ni inkura nta information afite sibyo. Nose urumva niba iki kintu cyarabayeho nge ntago mbizi nibyo numvishe. Twe twabyumvishe nani ibyo twabyumvishe kandi ntabyo tuzi ntago tuzi kuri kwabyo. Ariko niba cyarabayeho koko. Kabuto umuntu yakoze accident mu Gatabazi. Yes. Ariko ari scam nta gihari cyo kintu. Cyaba ari ikibazo gikomeye. Na rero twicara ejo arega iyo dukora ibi biganiro ubundi se umusanzu wo kubaka igihugu niki Evo. Kubaka igihugu niki n'ugutanga umusanzu ko batari ko ari umuntu ari umunyarwanda ari kuzafashwa 2027 ariko turi kubona 2025 hari abantu bari gutuma icyo gihe kizagera abantu batagifite umutima wo gufasha. Mwabinyujije muri orientation nziza. Abantu badukurikira reka mbisubiremo muze mudutuka ariko twavuze basi kuko niduhura muze kwihangana umuyaga hano turi siyo hari umuyaga niduhura n'abantu uri kumva nibura ari abo twarokoye bizagira umumaro. Evo niba umuntu aje hano kuri kamera Robert akamwintroduce akerekana ko afite ikibazo sibyo suko uwo muntu adakenewe gufashwa babigaragara ko akeneye gufashwa ahubwo ikintu cyo yagikurikiye ubukwiye kuza ese uyu muntu ngiye gufasha kugira ngo ibyo nyeneye kumufasha bimugereho neza exactement sibyo nakora iki ari hari abantu nkunda ari umubyeyi umwe w'ishiti yanjye iminsi yashize yamaye amafaranga uri kumva arangataye amafaranga nguhaye umubare wawe n'uyu nguyu sibyo yego aya kanaka naya ngaye sibyo arabidistenga gwa ati nujya kurya kuko hari n'abantu bafasha uri kumva yafasha umuntu sibyo nuwatabye ubufasha nawe ntamufasha nawe akeneye ubufasha cyane rwose kuko buriya abantu bo muri iyi si ukuntu duteye sibyo nshobora kuvugira kanaka ubufasha ni nawe wazi mu butekamutwe namara kumuvugira ariko nanjye akaba ari ubufasha nyeneye dekara ubwira abantu tugiye nyeneye gufashwa guki n'uyakeneye gufashwa uri kumva cyangwa se uvuga ati content yanjye niyo gufasha abantu buriya reka sureba Evo
yego abantu banyujije ibintu mu mucyo bikaba ari ibintu biri reality sibyo wera n'urugero ko bati content yanjye niyo kujya gusura abarwayi kwa muganga yego ukavuga ati ariko nubwo umaye 200 uyu muntu ndaza kumushyira 100 hanyuma ibi 100 bindi ndabibikira undi muntu nzahura nawe nimukenera kumufasha turi kugendana yego ntihagire ikintu dufashwa muri konte yo gufasha bibe byagenze gute akaba ari ibintu bizwi byaba byoroshye n'ujya kugufasha akaba ati ndabizi ko ufite uburyo bwo gufasha abantu sibyo mwoherereje 300 ariko 200 nayo uriya muntu iryo jana ni irya kese y'ubufasha bw'abantu ufasha ubutaha aho ngaho nta kibazo cyaba kirimo sibyo kabiri niba wenda n'urugero Evode yicaje Robert kuri kamera akeneye gufashwa kuki ujya guteranya Evode na Robert ujya gufata 500 ukabyohereza Evode ubizi ko ikintu cyitwa ifaranga ryabaye ifaranga washatse Robert ukeneye ubufasha ukabumuha nicyo washatse Robert ukeneye ubufasha utiri uteranya Robert nande na Evode impamvu wenda nyeka kuri Theo bose babira byabaye kese nuko haje mishivuga ngo ni umugore niki n'umugabo ariko ni nawe mpamvu niseguye ku bantu sibyo ariko icyo navugaga ni iki nerekanaga point y'umuntu ukeneye support ni umugore ati bose babira ese akeneye gufashwa iki nibyo nicyo nabazaga akeneye gufashwa iki akeneye ko impyiko ze zigira gute zifashwa akeneye dialyse Theo ni yandike noneho twabonye uduha nk'uyu mubyeyi urumva nago bajya ku karubanda ngo bajye kumutuka sibyo wenda ngiye mamunuka kuko mubona ndi kuri generation yanyu uri kumva Theo ni yandike ku mugaragaro avuga ati rero navuye Faisal bigenda gutya sibyo anadekarare n'uyu wavuze ngo azamuha impyiko nawe ureje bundi ari kiganiro wakoze uri kumva yego cyuriya mudamu numva ko hari n'igihe nabo babatesha umutwe avuga ngo azaguha impyiko uri kumva abadona nabo hakazamo abadona nabo ngo hari igihe baba nabyo babiha umurongo kuko ejo dushobora kwicara ngo hari umuntu wabonetse wo guha impyiko Theo bose babireba hakaba yakumvamo akandi kanwa ati burya gutanga impyiko Theo bose babira kamufatirane buriya bayamuhaye nanjye nemeye gutanga impyiko bizagenda gutya n'urugero nyine ngo tukabona umuntu ari dekare ariko akavuga ati tuzagenda na kuri point finale mbwa ati burya barakuye icyo nashakaga nakibonye n'urugero nanze sibyo abantu bajye baha ibintu biri nimuna reka mvuge ko izo channel z'abantu bakomeye basabe bascovia n'abandi bantu nimukorera ubuvugizi mbere yuko uza kuza kwicara kuri kamera mujye mumanza mu be strict sibyo umurongo nyawo hamye hanyuma muze mubibwira abanyarwanda ari ibintu biri clear ubuse ko kusijya ko wenda Imana yankoresheje sinjye kuvumira Apotre Mignone kugahera nkagata ariko mushaka kwa muri kumuvumira kugahera hari icyo yagize gute yakoze ni mugarutse nyuma mugaterekana ko hari icyo yakoze koko n'aba banyamadini arega buriya ari ikintu hari ukugenda ukura mu bintu nuko ugenda ugira experience hari mistake ugomba kugenda ukosora mbere yo buriya evo hari igihe tuza tukicira tukavumira abantu mu kitoze tutazi impamvu yabo ejo wabona impamvu yabo ukavuga ati ndongera ngaruke kuri kamera njya gusaba umuntu imbabazi ku kintu namukoreye manza wicara umenye ngo kanaka buriya aho nagiriye kuri kamera yego hari ibintu byinshi nagiye nuza ngenda menya uri kumva ubundi umunyamakuru mwiza mu rwego rwo kugira ngo inkuru ye ibe yuzuye agomba kwirinda icyitwa bias sibyo akirinda uri kumva donc judgment ye y'indani muri we niba ari inkuru uri gukora irinde judgment we wiba umucamanza kora inkuru iyo ubaye umucamanza muri wowe uri kumva irakugonga kandi mbona n'abanyamakuru bakuze batangiye kujya bagwa mu mutego kugira gute wo kugwa mu nkuru ya judgment niba ari abasiporo yaba ari kuvuga yagera kuri iyo siporo akazanamo amarangamutima ye agahengamo yagera kuri aperi agahengamo yagera kuri ritsira ati ndavugisha ukuri sibyo akavunira mu ivi uya mwirinde noneho mugire brevity cyangwa se ukuri cyo bita truth mu bintu muri gukora nibwo muzajya musanga societe nta kibazo kinini kidasanzwe mugize gute mufitanye ariko Roba wenda tugaruka kuri ibintu bya scam kuri ibintu byo gufasha cyane yego reka ngo urugero rworoshye kugira ngo abantu bumve ko scam zibaho yego bo sinzi nabyita wenda ko icyo gihe biba ari scam ariko ngenda byita scam
ujya ubona abantu wenda ntabwo bigikunze kubaho yego abantu basabaga nko muri za gare cyane cyane yego cyangwa mu isoko ebana mu gitondo agahera mu gitondo asaba akajyana nimugoroba wajya kubabona n'ubu wenda hari abantu bakiwe yego ariko ntibigutangaze saa moya saa mbiri kubitanaga nawe agwana n'icupa agwana n'umugore kandi yiri wasabiriza amafaranga gusa amafaranga ari kumwe nasaye yasabye tureke none umva kandi kabagaho warazaga mu gitondo uri kumva akakubwira ati wambapfunguriye wampaye ugafata 500 cyangwa igihumbi ufite ukagira gute ukakimuha mu by'ukuri urabona ko afite ikibazo cyo gufungurirwa ukakimuha saa 8 yabaga yongera kugeza ati wambabariye ukamfungurira n'urugero nyine ngwaye okay yakwibeshyeho sijyo ariko ukabona ko ibintu ari gukora nyuma wasoza ugasanga yasinze sijyo yaraye mu ndaya uyu muntu waraye mu ndaya agarutse mu gitondo avuga ati aho nkura amafaranga ngize gutenda hazi uzi ikintu arakora arangiriza ba wundi ukwiriye guhabwa by'ukuri ko hari abandi hari umutipe yajyaga afata sparadara sinzi niba uri kubyibuka yafataga sparadara akajya hano mu nyama bakibaga hano haruguru kwa kundi babaga inyama agafata iyo mwijima igifite amaraso kirasorasa agahita afata sparadara agafuka hano zino sparadara zo kwa muganga noneho yarangiza ikamera nk'inyama yahurudutse kandi imbere ari muzima bro tarega narashize yaza zamuraho Kote subiza. Niba kuzamata subiza ugakura mu isakoshi wiruka. Ugahita ugira gute umuhereza. Abantu rero ntagashaka kumva ko mubwa ko izo nyama ari inyama yaguze hano haruguru yashyizo sparadara bo niba bishaka bashaka kuba yamuha kuzageza hari gihe none urumva rero niho nangiye kugera urumva uwo muntu yamaze kumenya ukuri yego yafasha yarafite gahunda nuza umutima wo gufasha none akaza guhura n'umuntu akamenya ibyo bintu ko bibaho ko umuntu ashobora kuza akishyiraho icyo kintu ko umuntu ushobora kumufasha ninjye mugahura yasinze kandi wenda yakubwira ko abana baburaye abana bagize bate urumva uwo muntu azajya kugira umutima wo gufasha ntago bibaho reka nguhe n'urundi rugero ngiye bumfite abantu ku magroupe de WhatsApp azigiye zitandukanye hari umugore nzi w'umusikama uri kumva yajyaga yicara kuri groupe de WhatsApp akaza akajya zijoininga izo kuri Facebook izo kuri kwa kundi basharinga ngo groupe de WhatsApp akimara kuyigeramo agahita yigwandiza bene datashatse umusaraba umugabo yarananye ananya abana bane uri kumva ndabinginze abera dusangiye umurimo ndagira ngo mumfashe uri kumva rwose uwaba afite icyo yamfasha kumugaburira amfashe umunsi umwe musanga habiri rubuga rumwe yarabikoze bamukora fandera zinga ku rundi rubuga iyo yawe diarongera gute ara yigarura amaze kuyigarura uri kumva ndavuga ko uyu mugore ko avuye hari abamuhaye 139 none ni groupe nk'abanyirimo ndavuga ndamuhamagara ndavuga bimeze bite ni byiza namunye ikibazo cyawe kushonda ati utuye hagana ye yanze kunjya mu rugo iwawe kubera iki nugera uraza gusanga ari indaya yicuruza uri kumva yaje kuwutekera ku social media ba diaspora uraje kubona ukuntu umuntu arakwandikiye n'undi munaziranye n'ahantu muzi ngo Yesu ashimwe ku mu diaspora ari wowe wa approaching umuntu w'Ikigali wajya kwa approaching umuntu w'Iburayi nimero yikuye akenshi zazavuye muri za groupe de WhatsApp Yesu ashimwe uri kumva narindi muri nijoro mu cuku nijoro ndi gusenga ijwi ry'Imana rivugana nanjye rirambwira ngo andika izi nimero ariko none yaryambwiye rwose ngo ibinire kandi ubwo hari groupe yakubonyemo yes arakuzi n'amakuru yawe mugenzi we niwe wayimuha n'amakuru yawe yaragutanze yitwa Robert uri kumva aba muri Sweden sibyo hanyuma agira ikibazo iki n'umugore we wowe leta uri kumva bya bintu unavuga ko ari Imana nimero yaziguhaye wazibonye ninjoro ukabyuka ukandika ituro hejuru cyane rikaba riri kumanuka nicyo kintu kibitera nta kindi yego abantu sarashobora kuba zinoseroba tuzamenya abafite ukuri n'abadafite ukuri n'ukuri nababwiye ngo mujye mufati nuza mucenshure mutekereze munuze niba Theo afashe iminota 30 akaba ari kurira mujye mubikora nka kuri Bosco Empire bicuruza Bosco Empire arabicuruza gatako Theo hano wari uri kurira bakubajije ibya mituweli urijijisha
kubera iki wijijishe ntago wari ubizi neza niba Bosco Empa yazi kubikatinga akamenya ngo buretse gatoye wumva ukuntu Theo bose babireba yavuze hano sibyo wowe ni urugero nanze abantu baze kunyumva neza wowe uyu muntu ukeneye ubufasha mumanze mwicare munarebe ariko murebe pra A pra B pra C ese aba bantu kuki uyu muntu yaje kuri kamera atuye he umuvugisha wumve communication yawe nawe avuga ati kuko umuntu araza kuhambera akaza akavuga ngo yarembye ukumva impyiko zirapfuye kanseri iramwishe n'ibindi bintu mu gitondo ati nyamara nabaye muzima amafaranga yariwe wayagarura se umuntu yaraje kukurangiza kare ubu uzajya muri RIB uvuga ngo nafashije umuntu none sanze yarambeshye ahubwo ikibaho nuko n'ubutaho undi muntu uzaza akeneye gufashwa byanyabyo nazafashwa agazafashwa ese waruzi impamvu abantu bahita banatwatnjama bakadutuka nuko bazi ko ubu bujura babukora hari n'igihe wamugariza comment tuba tunatinya ari ba nyir'ubwite babazanika kugira ngo mutagumya kuvuga hako dukwiriye gufata inkoni twabata umuntu ukeneye gufashwa ubu noneho sibyo nanjye ikintu nzajya nkorera umuntu uzajya wumva ashaka gufasha sibyo adashoboye gukora analize ku muntu wadekaraye ko akeneye ubufasha ajya ambwira ati manzu ndebere neza uyu muntu niba akeneye gufashwa ninshaka zanjye kuri terengi wawe nje kureba ko akeneye gufashwa nanjye nanga umusanzu wanjye yego mu by'ukuri abantu bataza kugira ngo wenda Theo twavuze ko adakeneye ubufasha Theo akeneye ubufasha ako se naba nakeneye ko akeneye ubufasha sinagoye urugero ko ari ngiye muntu wa mbere wabonye afite ikibazo nkasakuza kuri kamera neze naba mfiki nawe akeneye ubufasha ahubwo wa mugani wenda nkuko Pastor Rutayisire yabivuze akeneye ibintu byo kubiha umurongo none abantu bakamufasha bazi ngo bagiye kumufasha iki baramufasha kuko uyu munsi wa mugani abantu bashobora kubwira ngo banamufashije batamufashije yes birashoboka ushobora gusanga wenda abantu batekereza bagata ariko buri Theo wenda ushobora gusanga akire nka miliyoni 5 umwaka mukubita 10 ndakamukubita 5 no ira request negative request zira bazita negative request ira request reka nkwe ngurugero rwafi kuntu ifite na risk sibyo okay shobora kuba profit cyangwa ikagira risk hari umuntu ushobora kucaka avuga ati Theo ako bamufashije umuntu uzwi ni ku rwego rw'igihugu yafashijwe buri wese akabitekereza buri wese agatekereza gutya akavuga ati Theo aba pastor byonyine baranga aba pastor byonyine aririmbyeho buri wese yamukubita miliyoni bura yakize urumva atarenganye wajya kure ugasanga Theo nta kintu yabonye kubera iki nigeze yicara avuga ati rero kugeza izi saha hari umuntu wenda witwa runaka niwe musanzu wo gufasha umugore wa Theo ugize gute unyuzwaho biri officiel akavuga ati kugeza izi saha amafaranga tumaze kubona yo gufasha umugore wa Theo twavuze yuko kujya mu Buhinde wenda ni miliyoni 50 tumaze kubona miliyoni 39 katafata telefone sibyo avuga ati reka mushyiro nka zinga kakireho veni cyangwa se kakire 3 mu rwego rwo kugira ngo ngire gute support haguze urajugiye abantu ngo amafaranga ngo baduciye amafaranga menshi angahe komeshi yumva bitewe n'ubutunzi umuntu afite ari umuntu twigeze kuganira ari kuvuga ngo barokore ngo nibisambo ngo n'ubukwe bwabo ngo bari ibisambo ngo yugiye ndega ntaga bari ibisambo ahubwo abo ubana nabo urwego rwabo ubana nabo none se umuntu reka nkubwire ari mu nzira njyabukire sibyo ari gushakisha niba ari ubukwe niba ari anniversaire niba ari iki n'ubundi arajya guteka yabaza nugera abahereza Fatimwe uyibuza aceceka ubwo sarangana nanuza na Fideli uyu nguyu hano hirya nko kuri Alger barangana nakoresha ikirori mu iminsi 3 rero wivuga ngo amafaranga menshi utaza kumva menshi umukozi wo mu rugo yiniyumva menshi arumva ijana arega hari no w'ibihumbi 10 akavuga tuyarangije yes menshi biterwa na mind ya menshi yego roba reka tugushimire soza ikiganiro gusa rwose nongere biseguro bantu rwose mufite ibibazo uri kumva ko hari igihe tuvuga ibintu nimushyikire mutubabarire yego reka dushimire abadukurikira ibiganiro byacu byakagaruka shalom